andi makuru rero turi buze kugarukaho ari kuvugwa na makuru ari politically ni ku kintu kimaze imisi nacyo nabonye umugabo witwa Hevode ari kuvugaho ku burenganzira bw'abaturage bakoresha zimwe muri societe zicuruza amafaranga cyangwa se amabanki. Nabonaga uno mugabo ari kuvuga uburyo ki. Ikindi ni kijyanye n'ururimi amasezerano y'inguzanyo yanditsemo. Iki ngiki mwagitanzeho umurongo ariko hari ikibazo muri enforcement. Urahura n'umusaza ucuruza ifarini hano Nyabugogo akavuga ati gena ari nkeneye amafaranga banyerekaho nsinya. Agasinya kigendera. Niba wahaye umuntu inguzanyo agasinya amasezerano ari mu rurimi atumva, ni naho ugenda ukamuhambirira ukamubwira ngo interest rate ni 16, hirya inyuma ugashyiraho ibyo bita processing fees, ugashyiraho management fees, bikazazamuka ukazasanga wa muntu afite inguzanyo iri nko kuri 23% atabizi, bitewe nuko niyo kontra yanditse mu rurimi atumva. Amakontra menshi amabanki menshi afite sample zanditse mu Cyongereza, bagenda bahindura amazina bacomekamo imibare gusa, ariko kontra izo sample bakoresha nizimwe. Nkagira ngo rero mwongera imbaraga muri enforcement. Itegeko ritegeka yuko ibigo by'imari bigomba gutanga inyandiko ku mukiriya mu rurimi yumva muri izi n'imikoresha dukoresha mu Rwanda. N'amabwiriza ya BNR agenda asubira mu iryo tegeko akagaragaza neza uko bigomba gukorwa. Ikindi mu mabwiriza ya BNR hari icyo twita key fact statement. Niba ugiye gufata inguzanyo bagomba kuguha inyandiko kugaragariza details z'amafaranga bazaguca. Arashobora kuvuga ati ndaguca urwunguko 16%, ariko akaba n'ibindi byihishe inyuma. Ibyo ngibyo byose bagomba kubikugaragariza. So amabwiriza arahari, ikiriho no kuvuga ngo tubikurikirana duti. Ubwo icyo nicyo bugenzuzi nyangwa none muri raporo birimo ubugenzuzi twagiye dukora muri urwego rushya rwagiyeho navuze mu myaka 3 ishize rwa consumer protection, rwo rukurikirana ibyo bibazo, kureba ko koko amabanki n'ibigo by'imari bitanga za inyandiko izarizo zose mu ndimi umuntu ashaka, kureba ko iyo key fact statement itangwa ku muntu ujugana urwego rw'imari. Ntabwo ari kumwenda gusa nibigiye gufungura konte bakwereka tuzaguca amafaranga ya naya ntubone ibintu bigenda gusa. Ikindi dufite urubuga rwitwa Gereranya, aho ushobora kujya ugashyiramo ndashaka gufata umwenda wa $50,000 mu gihe $50,000 nshaka kwishyura mu myaka 5 cyangwa se mu myaka runaka, na bimeze biti. Iyo ushyizemo urwo rubuga rukwereka amabanki yose icyo ashobora kuguca, bikakwereka imbumbe y'amafaranga wakwishyura ufashe umwenda muri banki runaka cyangwa muri banki runaka. Nabyo mereye aho nkasubiza ikibazo cyaho nawe urugira nanone ko hatarimo competition irahari. Ugiye muri Gereranya ugashyiramo amafaranga ushaka kwiguriza muri banki, uzabona ibiciro bitandukanye cyane ku mabanki yose. Bishobora kuba bidatandukanye by'umurengera, ariko ntabwo bisa. Ahantu honyine hari ahantu mbona imibare yenda gusa ne ku by'imodoka bwishingiza, ariko ku mwenda ho biratandukanye cyane akenshi mu mabanki. So navuga yuko amakuru amabwiriza agenga uko amabanki atanga amakuru ku bakiriya, urwo rubuga rurahari. Tugerageza gukangurira abakiriya kurukoresha mbere yo kujya gukorana n'ikigo cy'imari icyo ari cyo cyose, bikakohereza kubona. Ubu ngubu haracyarimo amabanki gusa ngira ngo na za microfinance ziriya nini, bikakohereza kubona amakuru ku bigo by'imari mbere yo gutangira gukorana nabyo. Ariko navuga yuko turimo turavugurura imiterere y'inzego zacu muri banki nkuru y'igihugu, aho twabonye twakongera imbaraga cyane hamwe muriho ni muri iyo department ishinzwe gukurikirana ibyo kurengera abaguzi, kuko ibibazo birimo ni byinshi kurusha uko twabibonaga iyo department ijyaho. Ubwo bizadufasha kurushaho kugira ishusho y'uko birimo bikorwa mu korohereza abaguzi. Tanga amakampani yose yarahisemo gushyira izi nyandiko cyangwa se aya masezerano mu rurimi rutari Ikinyarwanda, rimwe na rimwe Igifaransa, ikindi gihe Icyongereza. Kandi ugasanga umuntu ugiye gukora ayo masezerano n'umunyarwanda ari buze gukenera gusinya ku bintu yumva neza ndetse anizeye neza.
ndetse hari n'abasaza bagiye bavuga ko nyine usanga agenda nyine bakamuteresha igikumwe nyine, cyangwa se bakamubwira ati sinya aha ngaha, agasinya atazi n'ibintu biri muri iyo contract. Rimwe na rimwe bikagonga abantu bakoresha aya mafaranga y'amabanki. Ni n'ikintu cyiza leta yagakwiriye kwigaho, ikaganira na bino bigo by'ishoramari, bakagerageza gushyira amasezerano mu rurimi abantu bumva, kuko nimba umuntu aguhaye contrat bikaba ngombwa kuza kujya gukenera umuntu uzi urwo rurimi naho utizeye neza ko aruzi 100%, kuko icyongereza it is not our mother tongue, igifaransa ntabwo ari ururimi rwacu kavukire. Ururimi rwacu kavukire ni ikinyarwanda. So bivuga ko rero ibyo bintu biba bikwiriye gukurikiranwa bikanarebwaho cyane kugira ngo bize gukemura ibyo bibazo biba biri kuba clients banyu mwebwe, ndavuga ibigo by'ishoramari cyangwa birimo amabanki n'abandi bantu bagenda bagirana amasezerano n'abakoreshwa babo. Bagakwiriye gutekereza kuri iki kintu. Ni ikintu nacyo nabonye gikwiriye kuba cyasubirwamo, amasezerano akajya akorwa mu buryo nyine bw'ikinyarwanda, bwa buryo buri buze gutuma buri muntu wese yumva neza ibintu agiye gusinyira, kugira ngo ejo hatazajya hanabaho izo ngaruka nyine zigenda ziba ku bantu, ugasanga usinye ibintu utumva just kubera ko wari ukeneye amafaranga. Nyine wari ukeneye amafaranga, bituma ufata riske utazi ibintu biri mu nyandiko, ejo bagukubita mu rukiko ugasanga hari ingingo iri kukugunga, kuko bo baba bazi ko wasomye ayo masezerano neza. So rero nako ni akantu keza, ni ibi bigo nibiza kukigaho, hagashyirwaho uburyo bubiri. Nimba wumva ikinyarwanda gusa ukaza nyine ukabona contract iri mu kinyarwanda, nimba wumva icyongereza ukabona contract iri mu cyongereza, byaba byiza cyane, byanafasha ndetse byanakorohereza abakiriya banyu muri rusange. So rero niyo makuru tugiye tubafitiye uyu munsi, twashakaga no kuvugaho, tugiye tuyanyuramo muri rusange, tuvanga imyidagaduro n'ibindi biri kugenda bivugwa hirya no hino. Ariko aka kanya ndacyagaruka kuri cya kibazo noneho nyirizina, ndi kubabaza nti ese ari wowe bibayeho? Iki ni ikibazo twiyemeje kuzajya duhora tubaza uko tugize amakuru tubaha. Ese ari wowe bibayeho nk'ibi biri kuba kuri Regis n'uyu mukunzi we? Byaba ngombwa ko ubishyira ku karubanda muri social media? Ese kubishyira muri social media biraza kungura iki kuri bano bantu bombi? Utubwire inyungu n'igihombo ubona kuri abo bombi, n'inama wagira n'uwundi muntu wese utekereza ejo kuzakora nk'ikintu nk'iki, cyangwa se ushobora kwisanga muri iyi situation. Ciao.